ukibaza se ubundi ibyo bintu ni iki, bikorwa gute, ibyo bintu ni ibiki. Icyo ni igikorwa gikorwa n'umukobwa ukiri mutoya guhera ku myaka nibura 12 kuzamura kugeza nibura kuri 55. Iyo myaka baba bakibikora. Ku muntu wacikanywe nyine birumvikana, urumva nta muntu ukwiriye kubikora ari muri iyo myaka, nta nubwo ari byiza, ariko niba waracikanywe nyine nta bundi buryo, nta kundi byagenda urabikora. Ariko uburyo bwiza bwo kubikora wenda ku bana batukurikiye ni ku myaka. Bakunzi ba Shangazi, bakunzi ba Masengere F Center, twabatekerereje ikintu kiza cyane, ikintu cy'umugisha, ikintu cyo kwishimira kandi cyari gikenewe n'abantu bose. Dufite ishuri ryiza cyane, ishuri rikomeye, ishuri ririmo kuganwa n'abanyeshuri benshi cyane. Dufite abarimu beza, abarimu babigisha rwose. Iyo wize kora umunsi umwe gusa ntago wongera gukora bwa kabiri, barakwigisha neza. Twigisha amategeko y'umuhanda, provisoire itiboneka vuba cyane. Korera hano ku Muhima, hano hafi rwose y'ibitaro niho dukorera. Tubahaye ikaze rero, ni muze mwiga muri benshi kandi ndabizi ko muzashima, muzagenda mutuzanira n'abandi kuko nkuko dusanzwe dukorana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro cy'umuryango, abakunzi b'ikiganiro cya Shangazi. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Turabishimira cyane, muri inshuti zacu, muri abakunzi beza, muri inshuti z'akadasohoka. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana ikomeza kubishimira. Rero murabizi ko mbakunda cyane, tukunda kuganira ku bintu byinshi by'umuryango, tukunda kuganira mu gihe hari byo mugenda mumbaza, hari byo mugenda mu sobanuza ku biganiro nagiye ntanga, hanyuma nkagenda mbaha ubusobanuro. Ikintu rero kinshimisha nuko munyereka ko munkurikiye, munyereka ko turi kumwe, munyereka ko munkunda cyane. Nukuri nanjye ndabakunda kandi nukuri rwose mbahoza ku mutima. Imana ibahe umugisha. Rero tujye kuganira n'ubundi nkuko bisanzwe, turaganira ku muryango. Ntago tujya kure y'umuryango, niho twibanda, tukibandira mu buriri, niho urugo rwacu rushingiye, niho ibyishimo, niho umuryango ushingiye, niho byose, munezero wose, ibintu byose dukora bishingiye hariya. Iyo byamaze kuzamba, iyo bitameze neza, iyo harimo umwiryane, iyo harimo amakimbirane, iyo bitameze neza, ni hahandi uzasanga nyine ibindi byose bigenda nabi. Reka rero Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Reka tuze dusenge ko turi abakristo nyine, tuba tugomba gusenga kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Turagushimiye Mana yacu, izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Tuje muri iki kiganiro cy'umuryango, ngo nongere ubane natwe, tugire neza, kandi turagushimira ibyo urimo kugenda ukora. Turagushimira ko hari impinduka zikomeye zirimo kugaragara ku babashije gutera intambwe. Nukomeze kubashyigikira no kubagira neza. Ukurikira ibi biganiro byose ubagire neza. Abafashe umwanzuro bamaze guhinduka kubw'iki kiganiro, nubagirire neza Mana, ukomeze kubafasha. N'abataratera intambwe nabo bagirire neza, ubashoboze. Urakoze rero, ngaho fasha abajye kumva iki kiganiro, ubahe kugitega amatwi kandi kigire impinduka gitanga mu buzima bwabo. Izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu, amen. Ni ikiganiro rero cy'umuryango mugezweho n'ubundi na Shangazi Dativa, nkuko musanzwe mugikurikira, nkuko musanzwe mudukurikira, nkuko musanzwe mukimenyereye. Ni ikiganiro tuza twibanda ku bintu byinshi bitandukanye, ariko nyine twibanda mu buriri. Niho dukunda kuvuga nyine, ndabizi ko mutabirambirwa, murabikunda, mukunda kugikurikira. Ushaka kuba bya mbere byahise utarabyumvishe, uyu munsi akaba aribwo ugiye kugikurikira, tuganira ku bitagenda neza mu buriri. Ushaka kuba kibonye ikiganiro aribwo kibonye uyu munsi, naho ngaho twibanda, tukibanda ku bitagenda neza, twibanda ku makimbirane hagati y'abashakanye ariko aturuka mu buriri, kubo bitagiye binogera, kuba bitameze neza, ku bagabo badashimishwa n'imibonano mpuzabitsina kubera impamvu z'abagore babo, ku bagore batanezezwa nabyo kubera impamvu z'abagabo. Ibyo byose tubyibandaho tukabireba, cyangwa se kubera uburwayi baba barahuye nabwo butandukanye, turabireba rero tukabishakira igisubizo. Dufasha rero abagore batagira ubushake, batagira amavangingo, kuko biriya ni ngombwa cyane, ni ngombwa mu buzima. Ni ngombwa umugore utafite amavangingo, umugore utagira ubushake, ni ikibazo gikomeye cyane. Urugo rwe rwose ruba ruri ahantu ku manegeko kuntu, ko umugabo ntago benshi badakunda kubyihanganira, ugasanga bavuga ati rwose kakoresha ibishoboka byose, ati mugore mbabarira bigende gutya na gutya, ariko kubera ko umugore nyine wenda ashobora kuba yarahuye n'uburwayi, cyangwa se ariko kuntu yitereye
ariko ukuntu yitereye gutera ko mvuga ni ukuba nyine we ubwe ari ibintu yishyizemo akumva nta bushake agira, akumva uko ari nuko nguko, kandi buriya rwose birashoboka ko byahinduka. Tufasha rero abo bagore bafite ibyo bibazo, batagira ubushake, batagira amavangingo, batagira ibyishimo mu buriri. Tugafasha abagabo barangiza vuba, bacika intege, babura ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, tubaha imiti bikagenda neza. Ari abo bagore tubaha imiti, ari abo bagabo nabo tukabaha imiti. Hanyuma tugafasha abagore bategeze bagera mu rubohero ndetse n'abakobwa, turabibakorera kandi tukabikora neza cyane, bikaza neza. Wowe ushobora kubyikorera wenda ukabikora nabi, ukabikora mu buryo butari bwo, turagufasha. Iyo ubishoboye ufite umwanya tukabigukorera, ariko iyo udafite umwanya tuguha umuti tukakwereka uburyo uzajya ubikora, hanyuma ukagenda ukabikora kandi nawe urabikora nyine bikaza. Ni ibyo ngibyo rero dukora. Hanyuma reka tuganire ku kintu kimwe nshaka ko tuganiraho uyu munsi, tukaza no kureba igisubizo. Tugiye kuganira ku kijyanye n'urubohero, nubwo dukunda kubigarukaho ariko tubigarukaho kenshi kugira ngo nawe utarubizi ubimenye, nawe utazi akamaro k'urubohero ukamenye, nawe wumva ikiganiro uyu munsi wumve ko urubohero ari ngombwa mu buzima. Urubohero rero, umuntu wumva ikiganiro ashobora kuvuga ati, urubohero ni iki? Ni ukuboha imisambi? Ni ukuboha iki? Oya, ntabwo ari ukuboha imisambi, ahubwo urubohero ni uburyo byiswe gutyo nyine, ariko habayeho nko kuzimiza kw'Abanyarwanda babyita urubohero, kubera ko kera abakobwa bajyaga guca imyeyo iyi ngiyi isanzwe yo gukubuza, bakagenda bitwaje guca imyeyo, ariko nyine bafite iryo banga ryo guca imyeyo, nyine byo guca imyeyo niko tubyita, cyangwa se gukuna mu Kinyarwanda. Bakagenda bitwaje ku guca imyeyo, cyangwa se hari ukuntu bagiraga ahantu baboheraga imisambi, bakagenda nyine bakajya kuboha imisambi, niyo mpamvu babyitaga mu rubohero cyangwa se guca imyeyo. Bakagenda bagiye guca imyeyo cyangwa se bagiye kuboha iyo misambi, aho hantu bahitaga mu rubohero. Iyo bamaraga kuboha rero iyo misambi cyangwa ibirago, bahitaga bakora icyo gikorwa cyo gukuna. Iyo bajyaga guca imyeyo bisanzwe yo gukubuza, baribetaga ahantu bakagenda bagakora uriya murimo wo gukuna. Rero umugore wenda ubwo urabisobanukiwe ibijyanye n'urubohero cyangwa se no guca imyeyo. Twe turi mu kuvuga rero ku bijyanye n'urubohero, ari nabyo nyine bita guca imyeyo. Ushobora rero kuba ubyumvise wenda ari bwo bwa mbere, birashoboka ari bwo bwa mbere, cyangwa se wajya kubyumva ukibaza se ubundi ibyo bintu ni iki, bikorwa gute, ibyo bintu ni ibiki? Icyo ni igikorwa gikorwa n'umukobwa ukiri mutoya, guhera ku myaka nibura 12 kuzamura kugeza nibura kuri 55. Iyo myaka baba bakibikora. Ku muntu wacikanywe nyine birumvikana, urumva nta muntu ukwiriye kubikora ari muri iyo myaka, nta nubwo ari byiza, ariko niba waracikanywe nyine nta bundi buryo, nta kundi byagenda urabikora. Ariko uburyo bwiza bwo kubikora, wenda ku bana batukurikiye, ni ku myaka nibura 12 kuzamura kugeza muri iyo myaka yo hejuru ku muntu wacikanywe. Hanyuma ushobora kuba ufite umwana ugejeje icyo gihe, uwo mwana ukamurangarana, uwo mwana uri umubyeyi w'umumama, wenda ntiwabikoze ariko urabizi, ugenda ubyumva, ugenda ukurikira ibiganiro akamaro kabyo. Bana benshi bajya baza bageze igihe cyo gushaka, avuga ati mama yarampemukiye, kuki atigeze ambwira ko guca imyeyo bibaho, kuki atigeze angira inama, ese burawe ntiyabikoze? Hari igihe wenda batarabikoze cyangwa yarabikoze, ariko babyeyi muganiriza abana banyu. Ababyeyi benshi sinzi impamvu mutinya abana mujye mubaganiriza, mubumvishe nyine. Niba umwana ageze muri iyo myaka, aba agomba kuganiriza utuntu twinshi aba agiye afite amatsiko. Ugomba rero kumuganiriza ukamubwira ko guca imyeyo ari ngombwa, kuko iyo atabikoze cyangwa utabimuganirije, bimugiraho ingaruka nyine muri kiriya gihe, igihe aba atangiye kubigishakira, igihe aba atangiye kubibwirwa n'uwo bagiye gushakana, igihe yamaze gushaka noneho bikamugiraho ingaruka nyine, agatangira guhura n'ingorane z'uko atigeze abikora. Hari abo bajya birukana, akagenda akasubira iwabo rwose, agasanga ababyeyi bakamubwira ati genda ujye kubikora. Ibyo byose ni ingaruka zituruka ko ababyeyi batigeze baganiriza abana babo. Muganiriza abana banyu,
mubigisha iby'urubohero, umwana n'uwawe waramwibyariye, nta mpamvu yo kumutinya. Aho kugira ngo rero ajye gusenya urugo rwe rujye gusenyuka kubera iyo mpamvu, kandi uri umubyeyi uri aho ngaho waramubyeyi agufite, ntago buse amere nk'utagira ababyeyi, amere nk'utagira imiryango, agufite uri mama we, agufite uri nyirasenge, agufite uri nyina wabo, umwana arinde kuzahura n'ibibazo. Rero babyeyi mutinyuke, nta gikomeye kirimo, nta biteye isoni birimo. Niba utanabishoboye kubimukorera wamuzana tukamufasha. Shimira ababyeyi kandi rwose batera intambwe bakazana abana babo tukabibakorera, turabashimira cyane. Ariko nawe utarabiganiriza umwana wawe, umwana kugeza ubwo azabimenya ari uko yahuye n'umugabo, yabanye n'umugabo we, ntabwo ari byiza. Ababyeyi muganirize abana banyu. Wenda ushobora kuba nawe utarabikoze, uri mu rwego rwo kubikorerwa, banza ufashe umwana bikorwe, nawe uzabikore nta kibazo. Hanyuma ibijyanye n'urubohero nari mu kubabwira ko ari ngombwa, ni ingenzi ku bagore ndetse n'abakobwa bagiye gushaka. Ushobora kuba umugabo abikubwira, wa mugore we muri kumwe ahora abikubwira buri munsi, ntubyiteho, kumva ntacyo bimaze, kumva nta gaciro bihaye. Ariko nutabiha agaciro, ejo uzabona ingaruka zabyo. Bikore kuko biracyashoboka kubigukorera. Nababwiye ko mbikora rwose, ndabikora mu gahe gatoya kandi bikaba byakunze, ukaba umeze neza nk'abandi bose. Ushobora kubyikorera. Hari abajya baza ati narabikoze biranga, ndabikora birandya, ndabikora birambabaza. Hari n'ababikora bakabikora nabi, ugasanga yafashe ahantu hatagomba gufatwa, ugasanga yakuriye hatagomba gukururwa. Ntabwo ari byo. Gisha inama, ubaze, bakwereke uburyo bikorwa. Uraza tukagufasha rero, tukabikwerekera, tukakwereka uburyo babikora. Ubaye udafite umwanya wo kubikorerwa, turakwerekera. Iyo ufite umwanya turabigukorera kandi tubikora neza cyane. Hanyuma abakobwa namwe mugiye gushaka, umusore akaba yarakuganije akakubwira ati rwose uzambabara, uzabe waracimyeyo, nawe ukaba ubizi ko utabikoze, warangiza ukamubwira ngo warabikoze kandi ntabyo, ejo ukageraho ugasanga uhuye n'ibibazo, ni wowe uzaba ubyiteye. Ngwino tugufashe wa mukobwa we, tubigukore. Ntabwo ari byiza kubikora ari uko uri muri hubu yo kujya gushaka, yuko igihe cyo uko kigeze cyangwa umusore abikubwiye igihe kigeze. Bikore hakiri kare kuko ni ngombwa. Nshaka kuvuga rero, benshi bavuga se undi bimaze iki, bigire gute? Ni birafasha nyine mu bijyanye no mu buriri, mu mibonano mpuzabitsina, bituma nyine umugore yishima ndetse n'umugabo bari kumwe bakagira ibyishimo. Ni byiza rero kubikora kandi ni ngombwa, ni ingenzi ku mugore wese cyangwa umukobwa, ni ngombwa. Niba utarabikoze rero, haracyariho ibyiringiro, haracyariho amahirwe yuko dushobora kubigukorera bigakunda. Hanyuma bizagufasha kandi bizatuma wishimira imibonano mpuzabitsina. Hanyuma ku bakobwa bagejeje, urabona hari igihe umukobwa ashaka yamara nk'ukwezi kumwe, amezi abiri, ukabona nibwo atangiye kuza. None mukobwa rero muze hakiri kare tubibakorere, hanyuma mumere neza. Twabwiye ko tuzabazanira abantu benshi bafite ubuhamya, abantu benshi bafite ubuhamya. Avuga ati rwose ngewe uzanshyire kuri kamera mbivuge nta kibazo, mvuge akamaro kabyo, mvuge uburyo urugo rwanjye rwari rusenyutse kubera ko ntabikoze, mvuge mbese barabimbwira benshi kandi bazatanga ubuhamya. Ashaka kumva ko nta kamaro septo ibintu nk'ibyo ni by'abaturage, ni bya kera, ni ibintu nk'ibyo. Najya nkubwira ngo nyine uzabibona ari uko abonye ingaruka zabyo, ariko ntabwo arizo nkwifuriza, ntawe nkwifuriza ingaruka zabyo mbi, ahubwo ndifuza ko wagira ingaruka nziza zo kuba warabikoze. Ntabwo ari by'abaturage, ntabwo ari bya kera, ahubwo ni ngombwa ku muntu wese, umudamu wese w'umunyarwandakazi. Ni itegeko, ni ngombwa. Impamvu nkubwira ko ari ngombwa ni uko byamaze gusenya ngo cyane ku rwego ruri hejuru. Nkurikije abantu nakira, ngiye nakira abantu benshi cyane batandukanye. Iyo umugore aje amubwira ati ngewe mba mu cyumba cyanjye n'umugabo akaba muke kubera ko ntacimyeyo, gutandukana kurenze uko baba baratandukanye mu buryo bw'ibanga, hejuru y'utuntu wagombaga gukora mu gahe gatoya bikaba birarangiye. Iyo umugore amubwira ati ngewe natandukanye n'umugabo
kubera ko ntabikoze, cyangwa se umugabo wanjye anca inyuma yaranabimbwiye ko impamvu anca inyuma ari uko ntigeze nca imyeyo. Ntago ari ibintu bihambaye, ntibigusaba amafaranga menshi, ntibigusaba ibintu bihambaye byo kugira ngo bikore. Hari abumva ko ngo iyo umuntu yakuze birakunda, iyo umuntu yakuze birakunda, umubiri yego barakomeye ariko tuba dufite umuti ushobora gutuma biza vuba. Rero akantu ibintu bigaragara nk'ibyoroheje bikagusenyera urugo, biramutse bikubayeho yaba ari uburangare bwawe, byaba ari ukutabyitaho kwawe, niwe waba ubyiteye. Kuko niba mfite abantu nakira uyu munsi ushaka kumva ikiganiro ukavuga se birashoboye, ese ibyo ngibyo byasenya urugo, birarusenya ndetse ku rwego rukomeye. Abagabo niyo mbabwira ngo barabikunda nyine, barabikunda, bakunda umugore acimyeyo. Niba utarabikoze ni hahandi uzasanga aguca inyuma akajya gushaka ababikoze. Rero bagore n'abakobwa mwe kubura ubwenge, ahubwo mukore icyo gikorwa kugira ngo urugo rwanyu ruzamere neza. Murakoze cyane. Hanyuma ntabwo turi buvuge byinshi, mwamaze kumva icyo nashaka kuvuga. Icyo tubabwira cyo ni uko kubikora kwanyu ari wo munezero wanyu, ari mwebwe mwigirira, muragirira ingo zanyu. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku bagabo kandi bafite ibibazo byo kurangiza vuba, nkunda kubabwira ko mfite umuti mwiza cyane uri mu kubafasha rwose ku rwego rwiza. Abantu benshi barimo kuza bashima bavuga bati ni ukuri shangazi, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ku bagore nabo batagira ubushake, batagira ibyishimo, batagira amavangingo, abo ngabo nabo barimo kubona ko bari baracikanywe. Ugeze hano wese aravuga ati kuki ntari narahamenye kare kose. Rero Imana ibahe umugisha, mutere intambwe. Nshimira n'abantu rwose bagenda barangira abandi, ufashe umuti agahita arangira mugenzi we, ukiza agahita abwira mugenzi we, abampamagara bambwira ati rwose shangazi, Imana iguhe umugisha. Abo bose ndabashimira. Abari mu bihugu byo hanze bitandukanye noherereza imiti, ndabashimira cyane kubwo kumugenda munyoherereza abandi. Imana ibahe umugisha. Ibyo bintu ntago mubyihererana, ntago mubigira ubwiru, ahubwo murabivuga. Kubakenera rero imiti yacu muri hanze mu bihugu bitandukanye turayiboherereza rwose neza cyane ikabageraho. Ku bari mu ntara uvuga uti njyewe simbashije, simbonye umwanya wo kugera i Kigali, turawukoherereza neza, twishyira kuri agence ukakugeraho nta kibazo. Ntabwo ushobora kubura, nta muntu n'umwe yigeze abura umuti we, oya umugeraho neza. Hanyuma kandi ku bari muri Kigali dukorera hano mu mujyi hirya y'ahahoze gereza, werekeza mu Gakinjiro ko mu mujyi. Iyo ugeze kuri sitasiyo SP uhita ukata munsi yayo gatoya, ukabona ahantu hari akapa ka 249. Iyo uhageze uraduhamagara kuri 0783 4418 25. Tigo ni 0722 62 35 276. Izo nizo nomero udushakaho, kandi MTN kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha cyane rero, ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza, mpora mbifuriza ingo nziza zuzuyemo umunezero. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana kugira ngo Imana n'ubundi ikomeze kubana namwe, ikomeze kubashyigikira no kubafasha mu ngo zanyu, mu mirimo yanyu ya buri munsi. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje kuri Imana ikomeye, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko utugiriye neza muri iki kiganiro, tugushimiye abantu bamaze kugitega amatwi. Reka ubagirire neza, abafite ingorane, abafite ibibazo, abo bitameze neza mu rugo, wongere kugarura umunezero, wongere kugarura ibyishimo by'abashakanye, wongere gushyira umunezero mu ngo zabo, kugira ngo Mwami bishimire izi ngo zabo. Urakoze, bana n'ababyeyi, ubane n'abagabo, ubane n'ingeri zose zitandukanye, ukore ibikomeye, uba ku muryango nyarwanda. Izina ryawe nirihimbazwe, izina rya Yesu, amen.